Urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi rwanditswe igihe kimwe mu nshuro nyinshi intumwa Pawulo yafungwaga azira kwamamaza Yesu nk'umwami wazutse. Uru rwandiko rero rugenerwa itsinda ry'abantu Pawulo atari yarigeze ahura nabo bari bagize umuryango w'itorero atatangije. Iri torero ry'Ikolosayi ryari yaratangijwe n'inshuti ya Pawulo yitwaga Epafura wari waravukiye muri uwo mujyi. Kandi Epafura akaba yari amaze igihe gito asuye Pawulo muri prison maze akamumenyesha ko Abakolosayi bameze neza muri rusange, ariko akanamubwira bimwe mu bibaremerera by'umuco bigerageza kubakura kuri Yesu. Nuko Pawulo yandika uru rwandiko agira ngo akomeze Abakolosayi ku buryo bakemura ibibazo Epafura yamugaragarije n'abashishikariza kurushaho kwiyegurira Yesu. Imiterere y'urwandiko ndetse n'uko igitekerezo kijya mbere biroroshye rwose kubyumva. Gitangirana injyana yibanda kuri Yesu nka Mesiya washizwe hejuru. Maze Pawulo akomeza yerekana uko kubabazwa kwe muri gereza ko ari kubwa Yesu washizwe hejuru. Hanyuma avuga ku gitutu cy'ibyageragezaga Abakolosayi bigamije kubakura kuri Yesu. Nyuma y'ibi asesengura inzira nshya ubuzima bwo kuzuka kwa Yesu bwabakinguriye. Bityo uru rwandiko rutangizwa n'amasengesho abiri. Pawulo atangira ashima Imana kubyo yamenyeshejwe na Epafura ko Abakolosayi bakomeje kugandukira Yesu, bagaragaza urukundo bakunda Imana na bagenzi babo. Ibyo byose bakabiterwa n'ibyiringiro bafite mu guhindurwa abashya Yesu ababikiye. Nuko akomereza nanone abasabira ko bakura mu bwenge bwabo no kubasha kumva ibya Yesu. Aha rero Pawulo yahashize umuvugo kugira ngo afashe Abakolosayi natwe gukora dutyo. Niwe zingiro ry'umutwe wa mbere, umuvugo kuri Mesiya wabambwe kandi agashirwa hejuru. Gifite ibika by'imbangikane kandi kirimo n'imvugo n'ibigereranyo byo mu bitabo by'itangiriro no kuva n'ibyakuwe muri Zaburi n'imigani. Umukarago wa mbere werekana ko Yesu ari we shusho nyakuri y'Imana. Muri we kamere n'umugambi byuzuye by'Imana bikubiye mu muntu. Niwe mfura interero yo mu isezerano rya kera ku bwami bwa Yesu hejuru y'ibyaremwe byose. Ahuje kamere bwite n'umuremyi umwe nyakuri ari w'Imana. Kandi imbaraga zose n'ubutware zabyo mu mwuka cyangwa iz'abantu byaremwe nawe. Yesu ari we Mesiya niwe dusanga ari umwami n'umuremyi wa byose. Nuko mu gika cya kabiri dusanga ko ari we nanone uzatuma ibyaremwe bihindurwa bishya. Niwe mutwe w'umubiri mushya, bivuze abantu ba Yesu, ari bo bantu bashya bahuje kamere n'imiterere na Yesu ubwe wazutse akaba ari na muzima. Muri we ni mu rusengero rw'Imana rwuje ubwiza ruri. Bityo nanone ni mu rupfu no kuzuka bya Yesu Imana yiyunze n'abantu hamwe n'imbaraga zose zo mu buryo bw'umwuka n'ibyaremwe byose. Ni umuvugo utangaje kandi Pawulo akomeza kuwukomozaho no muri uru rwandiko hagati. Ahera kwerekana uburyo kuri k'uyu muvugo kwahinduye imibereho ye yo kubabazwa muri prison. Arahanwa azira kwamamaza mu isi y'Abagiriki n'Abaroma ko Yesu ari we mwami wazutse akaba n'umwami wa byose. Bityo imibabaro ye atekereza ko atari ikimenyetso cyo gutsindwa, ahubwo ni uburyo asangira imibabaro na Yesu ubwe nk'igikorwa cy'urukundo. Nuko rero bimugora bimubereye impamvu y'ibyishimo. Abushwa ziri inkuru idasanzwe avuga ko Mesiya wa Isirayeli wazutse arimo kuri mu muryango mushya ugizwe n'amoko atandukanye n'ibindi. Nguko ubwiza bw'Imana bwari muri Yesu ni nako Yesu aganje mu muryango w'impuzamahanga. Cyangwa se nk'uko Pawulo avuga ati Mesiya uri muri mwe mwese niwe byiringiro by'ubwiza. Hanyuma Pawulo akavuga ku ntambara zishingiye ku muco ugerageza Abakolosayi kugira ngo batere Yesu umugongo. Bari bugarijwe n'uruvange rw'Imana nyinshi z'amayobera hamwe n'igitutu kibagomba kubahiriza amategeko ya Mose. Aba bakristo bashya bose bari barakuze basenga Imana zitandukanye z'Abagiriki n'Abaroma zigenga ibice bitandukanye by'ubuzima bw'abantu, maze abenshi bagapfa kongeramo Yesu nk'indi Mana bashoboraga gusenga. Hariho nanone n'igitutu gikomeye cy'Abakristo b'Abayuda basabaga abanyamahanga kwiyegurira Mesiya byuzuye bakurikiza amategeko yose ari mu gitabo cy'amategeko ya Mose. By'umwihariko avuga kurya ibitazira, kubahiriza iby'iminsi yejejwe no gukebwa. Bisa cyane n'ikibazo yahuguriraga Abagalatiya mu rwandiko yabandikiye. Ku bwa Pawulo gukurikiza kimwe muri ibi bigeragezo no guhemuka. Ni ukunanirwa kumva neza uwo Yesu ari we rwose n'ibyo yakoze ku bwabo. Abakolosayi bari babayeho batinya imbaraga z'imyuka n'abadayimoni nk'uko Pawulo abyita. Nyamara ibyo Yesu yabyivuze hejuru. Kubwo urupfu rwe no kuzuka yabohoye Abakolosayi abakuriraho umwenda uwo ari we wose. Ni muri ubwo buryo Yesu yashoje amategeko ya Mose yose ku bwacu, n'ubundi atari afite imbaraga zo guhindura umutima w'umuntu urangwa no kwikunda. Bityo rero ibyo Yesu yakoze mu buzima bwe, gupfa ndetse no kuzuka, ntacyo bitakoze. Ibisaba ko byunganirwa no gukurikiza amategeko. Uko biri kose niwe mpamvu urwunge rw'amategeko yose ya Mose yasuraga. Mu cyimbo cy'amategeko abayoboke ba Yesu bafite imbaraga z'umuzuko we zibasha kubahindura, akaba ari byo akomeza asobanura. Gukurikira Yesu bivuze kwinjizwa mu bantu bashya kubera ko ubuzima bwabo bwahujwe n'ubuzima bwa Yesu wazutse. Iyi ni nayo mpamvu Pawulo ashishikariza Abakolosayi kwerekeza imitima yabo ku biri mu ijuru, aho Mesiya yicaye cyangwa ategekeye mu kuboko kw'iburyo bw'Imana. Aha Pawulo ntashaka kuvuga ngo utekereze uko umunsi umwe uzava ku isi maze ukajya mu ijuru. Ahubwo ijuru ni ahantu hasumba hose Yesu ategekera, uba ari hejuru y'ibyaremwe byose. Umunsi umwe azagaruka aturutse aho aje guhindura ibintu byose. Cyangwa se nk'uko Pawulo abivuga ati ubwo Mesiya uri mu buzima bwanyu azahishurwa, namwe muzerekananwa nawe muri mu bwiza. Nuko Pawulo akabakangurira kubaho muri ubu buzima bitwara nk'abantu bashya bazaba bo umunsi umwe. Akoresha ishusho y'umuntu wabo wa kera warangwaga n'ubusambanyi ndengakamere n'amagambo y'ikimitima. Ku Bakristo
uwo muntu yapfanye na Yesu maze asimburwa n'umuntu mushya urangwa n'impuhwe no kugira ubuntu, kubabarira n'urukundo. Kandi umuntu arenga imipaka y'amoko n'imibereho y'isi yacu kugira ngo haremwe, mu magambo ya Pawulo, ubwoko atakirimo umugiriki cyangwa umuyuda, uwakebwe cyangwa utarakebwe, imbata cyangwa umudendezo, ahubwo Mesiya ari we byose ari no mu bantu bose. Hanyuma Pawulo abishyira mu buzima busanzwe maze akereka abakolosayi ko umuntu mushya yaba ameze mu rugo rw'Abaroma mu kinyejana cya mbere, barangwaga n'igitugu cyane aho umukurambere w'igitsina gabo yari afite ububasha ku buzima n'urupfu by'umugore we n'abana be n'imbata. Si uko biri mu rugo rw'abakirisitu. Aha Yesu wazutse niwe mwami nyakuri. Nuko rero mu mwami, umugore yemerera umugabo kumubera umutware we, umugabo nawe akagandukira Yesu akunda umugore we kandi imibereho myiza yakayirutishiye bwite. Mu rugo aho Yesu ari umwami, abana ntibaba ari ibindi ahubwo bahamagarirwa gukura no kubaha. Ababyeyi nabo basabwa kurera abana babo babihanganira kandi bashishoza. Abakristo b'imbata bagomba kubaha abatware babo na cyane ko atari bo batware babo b'ukuri, Yesu niwe w'ukuri. Kandi abakristo bafite imbata bagomba kumva ko iyo mbata atari umutungo wabo, ahubwo ari umwe mu bagize umubiri wa Yesu ukwiye kubahwa akanakiranwa urukundo. Aha Pawulo arerekana umurongo mwiza. Arimo guha Abaroma umurongo mushya ushingiye kuri Yesu, utegekesheje urukundo rwitanga. Nubwo adakuraho rwose imiterere y'urugo, Mesiya washizwe hejuru agomba ko urugo rubamo impinduka, bikareza nuko byamenyekana ku Muroma wese utuye i Kolosayi. Ibi ubibona neza kurushaho mu magambo asoza urwandiko. Nyuma yo gusabirwa, Pawulo akurikiza aya mabwiriza agenga abakristo b'imbata n'abashebuja. Tubona ko Tukiko ari we watwaye kandi akanasomera abakolosayi uru rwandiko, kandi akaba yaraherekejwe na Onesimo wari imbata ku munyakolosayi w'umukristo witwaga Filemoni. Ubundi tubikuye mu rundi rwandiko yandikiye Filemoni, dusanga ko Onesimo yari yaracitse shebuja, cyari icyaha gikwiye guhanishwa igifungo. Nyamara Pawulo yasabye itorero ryose gusuhuza Onesimo nkamwizerwa kandi mwene se mu mwami. Nuko no mu rwandiko yandikiye Filemoni, Pawulo amubwira ko akwiriye kwakira Onesimo atakiri nk'imbata ahubwo ari nka mwene se. Mbega umusozo w'urwandiko ushimangiye. Bityo mu rwandiko rw'abakolosayi, Pawulo aradutumirira kubona ko nta gice cy'ubuzima bw'umuntu gisigara kitagezweho n'ubutware bwa Yesu bwuje urukundo n'umudendezo bye. Imibabaro yacu, ibishuko bigerageza kuduteshura, imyitwarire n'ingeso zacu, imibanire mu ngo zacu byose bigomba gusuzumwa no guhinduka. Turasabwa kubaho ubu ngaho igihe cyo guhindurwa bushya cyageze ubwo Yesu yazukaga mu bapfuye. Ibyo bikaba ari byo bivugwa mu rwandiko Pawulo yandikiye abakolosayi.